ntabwo ndi sure ko papa wawe icyo cyaha yagikoze. Mango nguki? Ntabwo ndi sure. Liza, wizera papa kundusha? kuva uva ahantu umaze iminsi muri vacances warahindutse cyane, icyo bita cyane. Liza, wari usigaye witwara uko ushaka. Inshuro maze kuza hano mvuye mu kazi nkakubura ni zingahe? Umva nkubwire Liza, ibyo byose urimo kumbwira ntabwo papa wawe icyo cyaha yagikora. Ni umugabo wanjye nishakiye, ni umugabo wanjye nkunda, ni umugabo wanjye maranye imyaka n'imyaka. Urumva, icyo ngusaba ni kimwe. Niba ushaka ko uru rugo rugira amahoro, ugashaka ko uru rugo rutagira igisebo, please ntuzashinje papa wawe. Nta nubwo bibaho mu muco w'ikinyarwanda. Urugo rwanjye, urugo rwanjye, sinshaka gutaha mu rugo iwanjye.
Mama, reka nanjye mubwire ikintu kimwe. Mama ndeba. Papa waramwishakiye. Uzi umujinya we. Sibyo? Mama, uzi inshuro zose yampromisinze ko azatwica. Azanyica, akakwica. Ko azamperaho akagukurikizaho. Ko azaguheraho akankurikizaho. Izo nshuro zose urazizi. Ma, baburetse mubwire. Mama, urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye. Sonyereza ubwo ndababonye. Siyo yanjye. Ntibishoboka. Umuje abashyitsi sha. Papa aramutse asohotse muri gereza. Abizi neza ko ibyo bintu nigeze nabivuze akarara muri gereza umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu kubera ngiyo. Mama, tuzapfa twese. Mama nyizera ko ibyo bintu byose nabyimbiye papa. Ese inshuro yanize urazizi mama? Liza, ibyo bintu byose ndashaka kubyibagirwa. Urumva ntabwo papa wawe ashobora gukora icyo kintu. Ntabwo yagikora ndabikubwiye. Kandi icyo mubwiye ni kimwe. Ntuzakore ikosa yo gushinja papa wawe. Reka mubwire. Urakosoye none wabera rwose. Ni ahandi. Sizikuna mu tuko. Nkubanje bate ko. Kira mu hazo ubundi. Simukutegura akazi ndi. None. Rambaze iki? Ati byacu bayigurishije. Ntabwo nigurishe bayibisha. Kandi baducucu ntubireba sinise bose ko bayijyanye. Ubona bibona nayo bayijyanye. Uzi ko papa uswe harimo kakaji kanje. Kandi urabazwa na ji koko. Filimi 500 iho na ji ya 500 batwaye. Ubu ni iki kintu utekereza ngo ako nibyo koko uri umwana. Ariko ko marasha. Ntubazwa na ji cyabazwe na firigo ubazwe na televiziyo. Kingenze n'ubuzima bwacu kuba turi bazima. Nese aho papa abantu bayibyo urabazi. Ese unge abantu nabambazi ko abajuru bakaza kunyiba. Ubajuru ngenda bazi. Ariko nanone. Ikibazo bwo ngiruko ngo abantu baze banyiba ari umunsi wa mbere ntangiye akazi. Gusa ndi kubikurikirana kade. Byanga bikunda babikoze bazafatwa kandi bazahanwa bihanukiriye. Uzaba ubireba. Kintu cyo kirahari. Papa azi hano dupfe mama. Reka gupfa tubireke. Papa ngiyewe nemere ko ava muri gereza akaza kongera akankora nk'ibyo yankoze. Aniga nkubita nsambanya. Nibyo ushaka? Nako si wowe. Okay. Ibi ngiye reka tureke. This is not about your life. It's mine. Sibyo? Reka nekereze ku buzima bwanjye. Ntabwo nshobora kujya kurenganura papa ngo aziyongera nkorere nk'ibyo yankoreye. Okay, wait. Wowe ukora icyo ngusabye ibindi bindekere. Mama ntabwo bishoboka. Ntabwo ibyo byose iyi nzu nayisigamo mama kandi nawe agahera muri gereza. Mama ntabwo bishoboka. Ariko papa
ubu ngubu ibintu nawe ukabyihererana ntabwo ndabyiherana kade twari kubibwira inzego wenda ndabyana mu buyobozi mu kanya humura ntago amakuru nkaya nayahererana rwose nanone papa ukayisobanura ngo ugiye gushaka umukozi nari nyiri kumutekereza maze amasaha abiri tugiye mu kazi ntabwo ntabwo kuba bakwibye nyine ntabwo kuba bakabikoze ariko nanjye ndi kubitekereza sibyo icy'ingenzi ndamanza njyana amakuru mu buyobozi babitsere babizi bamfasha ushaka bagizi bana bakoze ibintu ibikurikira nanjye nzabyimenyera rero sibyo ariko ntabwo amasaha abiri ngiye ku kazi nakuba namaze kumubona icy'ingenzi ndajyana amakuru mu buyobozi bicare babizi hanyuma ibyo bajura babikoze nabo bazamenyekana kandi humura ibi nta kibazo gihari kuko byangukunda ababikoze ngomba kugaragara kandi n'umukozi ushaka nzamushaka humura nta kibazo gihari papa nawe kuvuga ngo nta kibazo gihari kandi ubona inzu yambaye ubusaza ubu se nayo ateze de nayo bayitwaye irwo rero papa kamubwire reka twiruka tuhafata ngo baracyari hano ruguru turafata umujura yego turamufata twiruka ahubwo mbese oya ujya mu nzu sigira ngo yimbi ndabwira rero turasanga hano jya mu nzu nawe witegure kandi ibuka fata mama ikindi utaruzi aho kugira ngo papa aze muri uru rugo njyewe yongera nkorere nk'ibyo yankoreye nabivamo mama kandi ikindi gerageza kwishaka mu mutima wo kunyizera wumve ko ibyo bintu byose papa yabikora kandi abifitiye ubushobozi n'ubugome n'umutima mubi ntabwo nishimiye kuniga mama ntabwo nishimiye kubona papa wanjye ari kunsambaye ikindi papa nimba ari ugupfiramo hariya aho kugira ngo atwice turi babiri yapfa ari umwe muri gereza baragabura azajya impungure anywe n'igikoma ntabwo birabingira Noriza mama baye Muyobo mwiriwe neza makuru yanyu makuru ni meza nje mbashaka amahoro muyobo ntabwo ari amahoro tujye mu nzu mubwire oya nanjye ndagiye ku kagari ariko sinzi nimba twagera umbwira nta kibazo oya nawe nanabikubwira ahangaha nyine ku kagari sinirwe ngerayo aho wenda ikibazo ngize ni kimwe njye ndi mu kazi merira mpamagara nuko ngize mu rugo nsanga baranyibye kuri aya manywa y'ihanguse kuri aya manywa y'ihanguse nta n'iminota ibiri maze mu rugo ndahageze mpita nkimirana nza kubareba kandi nimero impamagaye niyo wa mugore wanjye Mahoro wandi ufunze yego none se akaba ari we wakwibye kandi afunze ukuntu bimeze nyine njyewe yampamagaye ntazi ngo ninde n'ibiri mu kazi kanjye bisanzwe akimpamagara nditaba numva ni Mahoro uraho ruwi yego ndaho amakuru ukiri meza kutansura nzagusura mbaze ibibazo byinshi ntamenye amoko yabyo noneho ati hari abashyitsi mwoherereje ngo ubwo ibikoresho byanjye biri aho ngaho ubibampere babinzane muri gereza ni umutima mvuyemo niko kuze ndi kwirukanka ngeze mu rugo nsanga banyibye televiziyo na firigo n'ibyo mbonye bya hafi n'intebe maye bazisohoye kuko n'imisego ntirimo ubwo mbese sinzi ibindi batwaye imisimbone byihuse nitanza kubareba ubwo ni ukuvuga ko abifitemo uruhare uwo nguwo Mahoro kuri gereza njye ndumva yabafitemo uruhare nyine neza kucyo mpamagaye wohereje abo bashyitsi n'abajura saba n'abajura nyine ariko mwe mu bayobozi bajoma mu mubazi ni kure buryo mwamfasha kugarura ibintu byanjye none ubwo subwo turabikora hiki nsigaye kwiga ku rubanza by'uburyo nzaburana muri gereza ngeze imbere y'ubushinjacyaha murakoze bwana muyobozi nitwa Uwamahoro Denise nkaba ndi umugore wa Ruhi
hanyuma w'amahoro Denise ibyo uregwa urabyemera none se umugabo niwe wishe umugabo se ndavugisha ngiye ko ari igihe wamwigisha uvuge ko mwana we oya ko ari igihe wamuteye icyuma ndamutse mbyemeye none sinazava muri iyi gereza ahubwo bwana muyobozi jewe umugabo wanjye yasanze ndi mu gikoni ndi guteka araza anyerera ku ikaro ahita yikubita ku cyuma yakiyanyira akikubita mu cyuma ra oya ntabwo yaraje anyikubitaho ngifite se bwana muyobozi reka rero nkubwire urabona ko unsanze nanjye ndi gukwa ndabibona kuri kwitegura ugende ndagiye rwose ariko ibibazo birarutana ikiyonge kirakomeye cyane ubu nanjye igitifu nanjye nkuriye arampamagaye ati gira bwangu gire gutya ariko ngire ne muyobo reka numve nakugira inama dore nkuko n'ubundi sinahagarika byo ngiyemo yego ndakugira inama yuko nka 11 hagati ya 11 na 1 waza nkagukorera raporo ukajya ukazamura ikirego kuri ribu ariko ngewe aho ngaho mpafite ikibazo kihese muyobo ubundi hariya mu rugo ko mpazi urahazi haranafunze rwose harafungwa kuturanye n'abantu ubu kuri aya manywa y'ihanga abantu baje bishe urugi se batoboye inzu bafite imfunguzo reka muyobo biri kubimbaza nkaho babikoze ngiye mpari nge sinzi ko babigenje nakire message nako nahamaga bambwira ngo banyuje bashyitse kandi ikibagenza ni ugufata ibintu by'amahoro biri mu rugo ngo kabijyana kuri gereza hako se rero uko bahishe ntabwo mbizi uretse kiriya kibazo nzi numvishe mwagiranye hari ibintu by'ubujura by'ubugambanyi none se hari ikibazo kirenze kiriya nyine niba afunze azira ko yarashatse kunyica hari ikibazo kirenze kiriya nuko mwizinzika ibintu nuko rimwe nimwe mufatana mukabapondaponda ugasanga muri kugenda mubitinza buhoro buhoro gusa ariko ubwo urumva ni ikibazo gikomeye kirakomeye nyine na televiziyo yanjye iguzangaye iriya firigo se ari guzangaye bo reka tugende sinibyo ko wasa no mu cyumba wahajagajaze kandi saa 11 yego ndaba ngeze hano uze nje nkukorera raporo yuzuye kuko ngende kumva ibirenze ibyo ngibyo rwose ntacyo nabishobora saa 11 kuko none twajyanye ku kagari ngiye ukabinkorerayo ku kagari none se w'amahoro Denise umugabo wawe ruwimumaranye imyaka ingahe mu bantu bwana muyobozi umugabo wanjye ruwi mu myaka ingahera umwana wanjye Kadete afite imyaka 8 umukuru afite imyaka 20 ra oya baba we ese umukuru sinibuka n'imyaka afite nagera muri gereza bikamucanga neza n'ubwonko bukagenda none se uw'amahoro Denise icyaha bari kukuregura uracyemera cyangwa oya ntabwo nyemera rwose ngewe ntabwo nigeze nicira umugabo nubwo nagerageje se noneho mana we oya se nemera ko niciye umugabo koko bo reka rero nkubwire wa mugabo ndabyumva muyobo urabizi iyo biza kuba atari icyo ngicyo cyihutirwaga ngiyemo ntaramenya ibyawe rwose sinarikwirirwa nari kukwirwa ndi kumwe nawe nkagufasha mpaka byize gutya ariko ngiye ntekereza ko ababyibye bakiri hafi aha ngaha ibyo wana bisubika twende tukabashakira aha ngaha ya ntabwo mbisubitse ahubwo wenda ikintu nagufasha urabatabijyanye kuko we nahamagara n'irondo rega nahamagara n'irondo aha wenda mbase uhamagara irondo bategatega mu mayira yose mu mayira gutya bagize noneho ngewe ariko nanjye nkorana nabo n'iki ikintu uvuze nicyo wowe uhamagara irondo none batege mu mihanda yose yego kugira ngo uwo babona na televiziyo wese bamufate kandi ubasake guhera kano kanya kugizana nijoro paturi ikomeze muri uyu mudugudu n'izina ry'Imana tuzaza kubafata ubu nukuvuga ngo nimba ari bw'ibintu bigikorwa biracyari hano hafi kwanze nimero yihamagara urebe
singiye amamagara ndayibona mu kanya asanga n'iminota singi none ahangaha iminota 25 yonyine ishize noneho rero se nibambaza ngo nige wiciye umugabo nzabyemera oya ndamutse mbyeme none sinazava muri gereza we nazasaziramo baba we ahubwo se wazavuga ko ruwiyamamagaye mu rugo ngo nze mutekere nahagera ngasanga afite icyuma agahita kitera uzi ko ari byo ahubwo ako kantu baracyari hafi ahanganye ni ku mitekerereze reka baracyari hano hafi kuko tuvuganye nta minota ingahe ishize singi iminota 25 yonyine ako se ubundi nimero yaguhamagaye dore ni ingiye iyo ngiye umugore wawe niyo bakoresha bamamagara iherwa na 17 8 herwa na 17 okay ibi rero turabyita ngiye hamagara igihe bari hafi tukabafaterega subu ariko koresho yawe koresho ndabona no kira turere basifunze muyo bayikuyeho muzi numva ko itariho nyine none se reka rero nkwereke n'ubundi ubu ngubu turi gutinda duhamagara ngo kuri gereza ari nawe wohereje ibisambo ndikumva ntacyo twaturi gukora ahubwo ngereka mpamagara iryo rondo ryanjye batege mu tugende ubahamagara muyo wihitira tugende ubahamagara ngo nta nandi mahitamo bafunge yewe hoya none se ko Kadete yari ahari Kadete none yazanshinje umwana nawe ko agiye kuba ikibazo ndavuga iki none use uwavuga ko Ruwi yambeshyeye kugira ngo asigarane imitungo yose dore ko n'ubundi nabwo ayirimo ari wenyine wazavuga ibyo aho iyo ngingo yo niyo none se ubu ngubu Ruwi ashobora kuba ari we wenyine witeye icyuma se kugira ngo asigarane imitungo rwose bwana muyobozi niwe witeye icyuma kugira ngo asigarane imitungo yagiraga n'abagore benshi ahubwo yashaka kuzazana undi mugore kugira ngo ngewe nyine mve mu mitungo ariko n'ubundi yayisigayemo dona ese ntabamo wenyine